mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Hanyuma rero reka tubanze twakire umunyarwenya kuva mu Gasyata witwa Rumi. Amashyi menshi cyane kuri Rumi. Mwiriwe neza. What's up? Ewan. Ndabona ahantu afandera yari yicaye ari Bushido hari Bushido nabanye. Ndishimye cyane kugaruka. Ndashimira Merisi wakoze gutya ukuntu twicaye. Binyibukije match yabaye mu minsi yashize ya Gasogi, Rayon Sport na Semuhungu. Ni match itari yoroshye kuyikurikirana kuko Rayon Sport na Gasogi byakiniraga nk'ariya na Semuhungu ari gukinira hariya. Hari ukuntu wakurikiranaga umupira wajya kubona ukabona Semuhungu twekinzemo ukuntu ukavuga ati uramujene. Uburyo bw'imifanire y'iriya match byari bigoranye. Hari ukuntu Gasogi na Rayon hajyagamo igitego cyajya mutangiye guserebura Semuhungu noka azunguzamo ukuntu gaserebura hose. Go! Ndagira ngo nsabe umuntu aze kuri stage Mavide. Mumere microphone Mavide. Turashimira ndabonamo abantu bakuru hano. Turashimira abakuru bacu badufashe kugira ngo batangize urugamba rwo kubohora igihugu. Ni ibintu byiza niyo mpamvu turi hano aka kanya. Mavide meze gute? Hagarara hano mu rumuri. Mavide tujye kwimashina kuri Semuhungu. Urasetse. Nta kibazo. Mwihangane cyane. Mavide tujye kuri sketch. Tujye kwimashina kuri Semuhungu. Urabona impamvu twe twatumiye abantu bagize uruhare mu kubohora igihugu byari kugira ngo baduhe disikuru, sibyo? Nari imashiniye nk'umunyarwenya ndibaza nk'iyo Semuhungu aba ari mu bari abantu bafashe n'ubundi cyangwa se badufashije kubohora igihugu akaba kiriho aka kanya tumukoresha interview byaba bisa bite? Mavide uje kwa Semuhungu ibyo ndubisengere. Afande Semuhungu ndishimye kubakira. Twagira ngo muri make waduciriyemo urugamba rwari rumeze gute, byari bimeze gute muri make? Turi live. Turi live. Ugiye kureba murakoze. Ugiye kureba mbo abandi basore bariteguraga nkabona baragiye ngiye ndimo kwitera mu ikawa. Muri kiragiye muri 90 cyangwa se mu gihe mwaziye itariki ya mbere Ukwakira ntabwo byari byoroshye ko umushu ahura n'undi mushu ngo bakore utuntu, sibyo? Amavuta ntabwo yabonekaga. Umuntu yakoresha amavuta y'imbunda yari kumwotsa. Mwakoreshaga iki muri kiragiye? Wenda sinabishyira hanze ngo abantu babimenye ariko hari akantu bita noneho murakoze. Warakaburaga uzi inkoko? Yego. Wamenaga igi ukamena ukaba gakoresha. Uvuze igi none numva koko birashoboka. Numva birashoboka bro. Amavuta ntabwo yabikora cyane kurusha igi. Ariko ku bantu bafite n'ibimyira wa uko imyaka igenda iza abagabo tugenda twiyumvanamo mu buryo bugiye butandukanye. Nyine ukumva wiyumvishemo mugenzi wawe mu buryo bugiye butandukanye. Mavide muri 80 iyo wabaga uri kuganira n'umugabo, sibyo? Iby'imishinga muri 80 akakwegera wahita kumbwira ati girayo tuvugana Mavide. Urabona ira project nk'uko dufite, sibyo? Tujye tuvugana utanyegera. Nanjye byo navugaga byo kuvuga unciraho ntago ari ngombwa. Aho ni muri 80. Muri 90 umugabo agatangira kujya gukoraho ariko ukamwikuraho. Mavide urabona hari ushaka tuzakorana. Rumi ujye umugabo unyagaza nago ndi inka. Nabyumva.
rero nibishoboka ko dukorana kuri za project oya ntabwo ari ngombwa ko nkoraho wowe tuvuga unyege aho ni 90,000 2010 noneho umugabo atangiye kujya kuganiriza gukozeho amavideo urabona rero project dufite Rumi baba batureberega baratureba aha utangira kuvuga ko bashaka kuba bareba 2004 noneho ubu ngubu ukuntu dusigaye tugana amavideo 2024 amavideo mfite project rero bishobotse ko twayikorana sibyo Rumi se wagire rero ni ikintu nanjye mashaka kubwira urumva uri kompeka urabyumva se nashaka kubwira kuri la business rero bro nashaka inzara wazibonye intoki zakugera kure business ariko yo thank you guys Abakinga hongera inyanuka abakinga hongera inyamuzinzi abakinga